Magashi mwaramutse neza. Mwaramutse. Yego nitwa Ndahiro Valence Papi. Nguhamagaye ndi mu kiganiro kubera ko nabonye wankoze ikiganiro kanavuga ngo ndi ikigarasha. Nguhamagaye ndi mu kiganiro nabonye wakoze ikiganiro uvuga ko ndi ikigarasha. Ngo kandi ko dukorana n'imitwe irwanya leta. Ariko nashatse facts z'ibyo wagendeyeho ndazibura. Ndagira ngo umbwire mu bushakashatsi waba warakoze unshinja kuba ikigarasha ubushakashatsi wabukoreye. Negeranye inkuru zose wagiye ukora se. Zibyabaye cyangwa izo nkuru zikaba ari impimbano? Izo nkuru ni impimbano kuko nta wundi uba wabajije. Hanyi muri urwego se nta bayobozi bagiye bazibalansinga. Ni gute ukora inkuru ntubaze n'inzego bireba wowe ugapfa guhurutura inkuru umuturage aguhaye gusa. Umuturage ni iki, umunyamakuru ni iki? Hanyi miyo zikozwe ari inkuru mpimbano uri RIB, uri umushinjacyaha, uri iki? Shinzwe nanjye kureba inkuru nk'izo ngizo zibogamye nanjye nkazihengamura. Wowe nkande se? Wowe nkande? Wowe se ukora ziriya nkuru nkande? Nk'umunyamakuru, nk'umuvugizi wa rubanda, nkabaza n'inzego zirebwa n'icyo kibazo. Ntabwo zujuje ubuziranenge, uzasubire kwiga itangazamakuru wowe. Usi ariko Maga njyewe numiwe cyane nge ndibaza ahubwo ukoze inkuru ukareba uruhande rumwe icyo witura banza wumva icyo nkubwira banza wumva icyo nkubwira ahubwo nge mbona ari wowe wanga leta kubera yuko mfite ikigo cyitanga buretse wumve banza wumve nkubwire banza wumve icyo nkubwira njyewe nkorera igitangazamakuru kizwi gifite platform izwi ndamutse nkoza amakuru inkuru itujuje ibisabwa byabazwa ikigo kabiri nkoza inkuru mpimbano ni icyaha gihanwa n'amategeko hari inzego zakabaye zibinkurikiranaho hanyuma wowe muri izo nzego uri igiki inkuru wagiye ukora use wowe uyu muntu akwereka ngo byangombwa ngo byo nari nemerewe nibi warangiza ukerekana yuko habaye amakosa ngo yo gusengerwa kandi werekana ibyagombaga kubakwa wowe buri bushatse kukwerekana iki wimbeshyera gutyo ukurikira ikiganiro cyose ikiganiro ntabwo gihari se banza ukurikira ikiganiro cyose wumve n'ubusesenguzi bwacyo kandi wigendera kuri ibyo maze banza wumve Magashi maze imyaka 15 nkorera ibigo bizwi media house ibyo mukora turabibona ubibona nkande wowe se ndabibona nk'intore yose ahubwo nk'intoragura amayogi hanyuma se ko RIB itaramamagara imbwire ngo wakoze inkuru mpimbano ko polisi itaramamagara ibiguti wakoze ibi bigize icyaha wowe ubijyaginga nkande ubwo wabibonye bura nabo baraza kubibona wowe nakarejya muri ratanga mukore inkuru ngo zififitse ngo umuntu ngo ntabwo yamenye ibyo murimo ntabwo tuba tubona wowe kirema byo nyine ni umutubuzi umuntu yararagiriye aba mu Bushinwa ibyangombwa ntabwo bimuri ibyo higira undi ureba banza reka ngubwire nanakwiyame mu buryo buri officiel nkozi bigize icyaha nabihamagazwaho kimwe cyo umujyi wa Kigali ufite umuvugizi ni Madame Emma Claudine Ntirenganya yahamagawe mu byemezo by'inama ya ministiri ntago uvugira umujyi nturi umuvugizi wawe nta n'urwego n'uru na rumwe uvugira kabiri mfite icyo itegeko nshinga rima uburenganzira nkoze ibijyanye n'icyaha hari inzego zakabaye zibinkurikiranaho ntabwo wowe Magashi ufite uburenganzira bwo kuza gukora ibintu nka biriya ahubwo wowe bagusuzume neza urwo rumogi wavuze badebe neza ahubwo nimba utari ufite muri wowe cyangwa se utaruhinze muri ibyo byatsi byari biri inyuma yawe